Mu gitabo cya Bibiliya mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 4 kugeza ku wa 8 handitswe ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Barangije bati nanone kandi urukundo ntabwo ruzashira. Ibi birahura neza nimwe mu nkuru muziri kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu ruganda rw'imyidagaduro hano mu Rwanda y'abakunzi babiri aribo The KEZA ndetse n'uwitwa The Trainer. Yagaragaje abo bombi umusore ari kwambika impeta inkumi. Mu mashusho abo bombi basakaje ku mbuga nkoranyambaga bongeye guhamya urukundo rwabo, maze The Trainer ahamya ko KEZA yavuze yego, ndetse n'umukunzi we KEZA ahamya ko yavuze yego ku mukunzi we w'ubuzima bwe. Ni mu mashusho mato basangije abo bakurikira ariko asobanuye buri kimwe, agaragaza The Trainer ashinga ivi agasaba KEZA ko yazamubera umugore we w'ubuzima bwe, maze KEZA atazuyaje nawe yemera kwambara impeta. Ibi ariko nubwo byakozwe mu butumwa butandukanye, abantu babakurikira harimo ababyemeye n'ababihakanye bavuga ko atari ukuri. Ibi ko ari nka bya bindi mu rurimi rw'icyongereza bita prank, bashingiye ku kuba KEZA ari umukinnyikazi wa filime, bityo bakaba bakeka ko nayo ishobora kuba ari filime bari gukina. Aba bombi batunguranye mu gihe hari hashize iminsi bivugwa ko batandukanye, ndetse uyu musore aho yanabyemereye mu itangazamakuru nubwo uyu mukobwa yifashe. KEZA ubusanzwe ni umukobwa w'imyaka 24 y'amavuko, yitwa ubundi Niyigena Solange. Yamamaye ku mbuga nkoranyambaga mu kubuza muri 2017 ubwo yifotozaga yiteye umwenda ufite amabara asa neza n'ay'ibendera ry'igihugu. Icyo gihe mu bavuze kuri KEZA hari higanjemo abanenze uburyo yubahutse ibendera ry'igihugu akaryikinga yambaye ubusa. Abandi bakavuga ko ntacyo bitwaye kuko ibendera ry'igihugu ritameze neza 100% n'uyu mwenda. Asanzwe kandi akora akazi ko kumurika imideri kuva mu mwaka wa 2013. N'umwe mu banyamideri 10 baserukiye u Rwanda Lagos mu iserukiramuco ry'imideri rya GT Bank Fashion Weekend. Uretse kumurika imideri, ni n'umwe mu bakobwa bakomeye bakunze kwifashishwa mu mashusho y'abahanzi batandukanye mu Rwanda, kuko yagaragaye muri Pete Kidole ya Urban Boys na Good Life, ndetse na Mama ya Urban Boys, Go Mama Active ndetse n'izindi. Mu 2019 kandi yari yambitswe impeta y'urukundo n'umusore witwa Richard. Bari bamaze imyaka 4 bakundana, ariko nyuma baza gutandukana ku mpamvu z'uko hari ibyo ngo batahuje. Komeza ukurikira amakuru atandukanye y'imyidagaduro na siporo usura urubuga rwacu rwa Y3.YEGOB.rw, ndetse kandi ubashe no gukurikira radio yacu ivugira online aho wandika Y3.YEGOB.com, maze ukabasha gukurikira imiziki amasaha 24 kuri 24. Kanda subscribe niba utarayikanda, ndetse kandi ukande no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'ibiganiro byacu bitandukanye tukugezaho buri munsi.